Allo. Allo. Meze bite? Hashize iminsi ariko turi bazima rwose nta kibazo. Meze neza. Namwe murakomeye ariko. Izuba ryatugize imihonge. Ntiwareba. Izuba ryatugize imihonge kabisa. Ariko nta okay ndumva hari umuntu urimo gusuhuza reka mbe nkuretse turaza gusubira. Bite? Amakuru. Mestesi. Arakomeye. Wisugaruka cyaka kandi. Muruga hari igikwe. Masaha kuza naze kugira pakara gasorera. Tazagira ibindi dupfa rwose twara nta kibazo. Ufite abashitsi baraturuka. Nabibonye kuva kare se sinabibonye wagiye urohereza n'abana nabo bakaza nta kibazo. Byari kose binini wabibahaye. Nabibahaye byose. Nabahaye ibintu byinshi genda nta kibazo mugende mujye kwitegura abashitsi banyu. Ubwo buriya nta hantu kanya hakeye. Nta kibazo. Ahubwo sura mu kibuze ndakeka. Ego ibyo ndasanga byose njye ntabyo. Abashitsi nibo bantu ba mbere bibanze. Sigura inshuti yanjye yakadasohoka. Kera rwose nta kibazo. Nta kibazo rwose. Nta kibazo abaturanyi kuri umuturanyi. Umuntu wamuturanye n'ugomba kudutabara. Nta kibazo rwose nta kibazo. Abashitsi ahubwo bazana akantu turebe ko twakwibera twisomerana n'icyaka cyari kimeze nabi abashitsi Mara. Ndagarutse. Bimeze bite? Abashitsi si banze kuza? Bari kumpamagara ngo bageze hafi. Ahubwo nyine. Ntabwo ndi kumva. Ndi kukubwira. Nubwo namubwira ngo yinze nyine karaka televiziyo kawe. Yinize iyo wenda mu gihe bakigeramo ubwo wenda abireka mu kudugura bize ko ngewe rwose aho waba ushaka kunaniza rwose televiziyo si barayitiza ariko hari n'ibyo badatiza nyine jewe nabirariye ukuntu umukire abirariye uzi wari ukwirarira ntabukire bagenzi bawe ntabwiye ko n'umukire ariko iwanje ntago bahazi sibyo rero nandi kugira ngo kantize nanje ngaragare neza nibaza gutaha ndayikubwira rwose nande ariko sereka mubwire sibyo reba kuva mu gitondo ibintu byose upakiye hano urumva wohereje abana urumva n'umugore wawe yaje urumva nawe uraje na nisa uracyakeneye gutunda ibintu ndetse ushaka kugira ngo bigende ntabwo uri kunyenza wa muntu ariko se aba baturanyi duturanye nabo ariko se mu gitondo batwaye amasoro yose ashuhije urumva na yayandi adashishije barajyana ibikombe byose barajyana amatasi barajyana ibirahuri barajyana urumva ibijerekani barajyana ibyuma byo guhatisha barajyana urumva ibiduki bikoreye turi kujyana byose barajyana none intebe nazo uraje urikoreye urajyana izi za sheze wajyana zaze n'iz'imifariso wajyana uri kugira ngo na televiziyo nayo nyigure uko ntabwo kunyiyenza yabizi uri umuntu w'umugabo ntabwo waneze ibyo byose ngo televiziyo kandi rwose tubanye neza ndabizi uri inshuti yanjye uri umuturanyi wanjye ntirukankiraho nawe ukanyirukanyiraho ariko aho bigeze aha ngaha urananije rwose urananije ese ukora urantira buri ikintu cyose uratira buri munsi uratira
kuko urananije hari igihe rwose unanije umuntu rwose sukura yenyemye ngende ndayikwimye ntayo ndagwa niba uri kumva yuko ariyo ishobora gutuma dushwana n'umubano wacu ugahagarara ugenda uhagarare urananije ujya unaniza cyane rwose ntabwo abantu bose bameze nkawe ubu ngenda gusa abantu bose ni kubagira abaturanyi bameze nkawe njye niyo karitsiye ndikumva ndayisamo ntabwo nayivamo rwose niko buri kamwe kose buri koma yewe byamaye hari rese twandikana ugize ngo ushatse kuvuga iki kubwira ushatse kuvuga ibyo wanjije byose hari ibimenyetso dufitanye bigaragaza ko wabimpaye ushatse kuvuga yuko se ari ibyawe ushatse kuvuga ko ari ibyawe noneho ni ibyanje nta n'ibyo nzanagura uje kundeka ndanagiye umva reka nkubwire urumva njyewe nkubwize ukuri gushoboka urumva njyewe nta n'ibyo nzagura ndabivuze agenda ntacyo uzahera icyo nzi cyo nuko nzi ko uzabizana ntabikubwiye nintabizana zo uzangiriye ubwo si ubwo noneho nzire n'ibyanjye ariko njye none ibintu byaranyereye hano n'iki nasiga nagihuraguye n'ubwo kimwe neza ubundi urabaraga ntazajyana ikintu na kimwe cyo kumbaza nakumvise ariko si ubwokagire bayakindi hariya izo yari arakiza abashyitsi zose ndetse araziguye kanakomere karitsiye ntabwo nzayibamo rwose uyu muntu ntabwo nzaturana nawe ngo bishoboke ahubwo mfashe umwanzuro wo kwimuka ese binabivamo anzize n'ibyanjye